ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bw'ibanze bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatira indahiro izabihembwe n'amategeko Imana ibifashemo. Njyewe Mbarushimana Kudra Saidi ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bw'ibanze bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatira indahiro zabihanirwe n'amategeko. Imana ibifashije. Tugiye kubanza kurahiza abakorerabushake. Nanjye ahangaha ngiye kubanza kurahira, tumara kurahira ndahize wa site nawe dufashe kurahiza abakorerabushake, afite dutangize itora ryacu. Murakoze. Uyu ni umunsi wa kabiri dukurikirana igikorwa cy'itora mu kagari ka Kamashangi, aho muri kano kanya bagiye gutora ku mwanya w'abadepite, bagatora abagore. Hakaba ari abagore bagenzi babo baje bambaye neza, babukereye, murabibona ko bambaye ibitenge bikwije, bafite ishema ryo kugira ngo batore bagenzi babo muri kino gitondo. Abenshi bazindutse nubwo n'abandi bakiri mu nzira nk'uko mubibona. Tugiye gutora abadepite. Iyo twatoye 53, ariko mu nteko ishinga amategeko haba harimo abadepite 80. Ubwo 53 none umunsi wa none mu gihugu hose baratora abagore 24. Buri ntara rero ifite abagore igomba gutora. Buri ntara tuzi intara mu Burengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Ubwo biterwa n'abaturage bahatuye n'uko imibare imeze. Twebwe rero mu ntara y'Iburengerazuba tugomba gutora abagore 6. Ibi turi kuvuga hano, iyo tuvuga Iburengerazuba mwumva za Nyamasheke, za hose, tugiye gutora amatora amwe. Ubu rero kuri ikubitiro 20 tugiye gutora mu gihugu hose, niko no ku karere uyu munsi babyita amatora yihariye. Barimo gutora abafite abahagarariye urubyiruko 2, ndetse baratora n'abafite ubumuga, baratora umuntu umwe. Yego, uriko nyumva neza? Iyo tuvuze umuntu umwe rero uri mu gihugu hose, niwe ugomba kuba ari mu nteko ishinga amategeko. Aba ari umwe mu badepite 80, hakaza 24 b'abagore, hakaza 2 b'urubyiruko, wakongera 53 bakuza abadepite 80. Rero nshuti bavandimwe, kuri site ya Kamashangi aratorera CNF y'umudugudu, yikubye n'imidugudu ihari. Birumvikana buri mudugudu bazana abagore 7. Noneho hakurikireho CNF y'akagari nayo, ubwo nayo iragirwa n'iki na komite y'abantu 7, ndetse hiyongereho na njyanama na CNF y'umurenge, ndetse twongereho na njyanama y'umurenge. Ubwo rero bitewe n'aho abantu batuye, hari abataza hano bose bagenda batora mu tugari twabo, ariko kugeza kuri umunota hano dufite liste iriho abantu 90 bari butorera ahangaha. Hanyuma dufitemo abagore 79 ndetse n'umugabo umwe. Rero birasobanuriraga buri rupapuro murajya muduhitiramo abadamu 6. Uratora inshuro zingahe? Uratera ibikumwe ahantu 6. Bikumvikana? Nutora 2 urabura kudupobereza. Sibyo se? Ubwo yasaba ko kuri rupapuro utora abantu 6 wihitiyemo.
bwa buryo bwacu dusanganywe n'ubundi turakoresha igikumwe cyangwa se dukoreshe vi. Kirazira ko usinya ku mukandida, kirazira ko ushyiraho akandi karango, kirashyiraho ni wowe nkunda, kirashyiramo ni wowe dukeneye, sibyo se? Ibyo bintu mubyirinde kugira ngo tutagira iki impfabusa, nk'uko ejo mwatoye neza rwose Kamashanye murasobanutse nanone y'ubukungugu, siko biri se? Ibyo murajijutse rwose, murabwo basobanutse ejo rwose Kamashanye nta mpfabusa, n'ubu niko nizera ko biri bugende, sibyo se? Nitwa Umutoniwase Anonsiyata Aisha. Twagusanze kuri iyi site tubona ufite morale cyane, ni iki cyatumye kigushimisha cyane? Ikintu cya mbere ndishimye n'uburyo nishimye mbese namenye uko bivuga, sanzwe nishima ariko noneho kumva byarushijeho. Ikintu cyanshimishije cyane ndi kumva sinzi naryama iri joro pe, ni ukumva ko n'ubundi musaza wacu yakomeje kujya hejuru. Kagame Paul enyanya bisobanura ngo hejuru, Kagame Paul hejuru cyane. Byumva n'ubundi ni byiza uko aba badamu bacu nabo tugomba kubatora bakaduhagararira hariya muri ziriya nteko bakatuvuganira, tukatubatuma bakadusoreza ubutumwa, kuko biradufasha cyane aho tutabashije guta tugerayo batugererayo, kandi ibyo tubatumye bakadutumikira. Nicyo kintu rero cyatuzanye kugira ngo n'ubundi dukomeze dushimangire. Yego, ko twese abagore bo kuri iyi site rwose hano iwacu muri Kamashangi turitabira mu buzima busanzwe, dukunda gahunda zose, turabaduka, tubyukira igihe. Gahunda ni tujyanemo niyo soruga yacu y'akarere, tujyanemo muri byose. Twebwe iwacu hano umuturage wese iyo umubonye ubona ari nk'umuyobozi, bitewe n'uko ubuyobozi bwacu butuba hafi, budukoresha inama nyinshi, inteko z'abaturage ngaho, imigoroba y'ababyeyi, imigoroba y'imiryango, biba ari sawa mbega, ku buryo wisanga umuturage wese amaze kumenya gahunda neza, ku buryo utagira ikintu tubaza mbega ngo turi ikintu twagusubiza, bitewe n'uko ubuyobozi butuba hafi bya cyane. Ubuse hari butore abaturage bangana gute cyangwa abadamu bangana gute? Abadamu hari gutora 70, bashaka ko ari nka 70 kuko buri mudugudu ni abadamu 7 barimo. Muri abo 7 nanjye ndimo, nkuko mbona naje hano ndi muri abo 7 umudugudu, noneho dufite imidugudu 11. Yego, urumva umubare no wakoze. Yego, mwihariko tumaze kugeraho nk'abadamu ba Kamashangi. Ikintu cya mbere turabanza gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, byadusubisha agaciro. Mbere umugore nta gaciro yagiraga, icyo si sinabura kugishima ko mpora numva kinampata mu mutima, ko iyo twumva ababyeyi bacu bo hambere ibyo bagiye bahura nabyo, tuba twumva ari ibintu bibabaje biteye n'agahinda. Noneho rero ubu ngubu Kagame rwose njyambura umuvuga umubyeyi twamubonye tumukeneye, iki gihugu twamubonye tumukeneye cyane, twamubonye tumukeneye. Ubwo hari igihe njya kumvuga nkumva munsi yose baye nk'izije, ariko muranyihanganira kubw'ubutwari bwe, kubw'umurava akora, kubw'ukuntu akunda abaturage biwe mu gihugu. Umva umutekano umuntu asigaye agenda, ukagenda washaka bukagukera mu muhanda nta kibazo, ntacyo wikanga uvuge ngo ndagira ikibazo iki n'iki. Umva noneho rero abadamu sinakubeshya, dusigaye tugana amabanki, dusigaye dufata amafaranga tugacuruza twiteza imbere. Mbega umugore wo hambere utagihari, ubu ngubu wamugarura akareba umugore w'ubu yavuga ati kabisa igihugu ni iki twarahombye. Gusa tumeze neza nk'abadamu bo mu kagari ka Kamashangi by'umwihariko n'ahandi hose mu gihugu, tumeze neza, ariko byose turabikesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Niwe ubitugejejeho, niwe tubikesha. Yego, isuku, dusigaye dufite isuku, abadamu tukumva ko tugomba gusa neza ku mubiri, ku mutima, mu ngo zacu, abana bacu. Yego, murakoze. Ibijyanye n'ibibina bihagaze gute muri kano karere? Yego, ibijyanye n'ibimina uburyo bihagaze mu karere kacu nako bihagaze neza, kuko mbere nyine nta bintu by'amatsinda byabagaho, nta bimina byabagaho, mbega n'umudamu kubona ku mafaranga byaramugoraga. Ariko ubu ngubu abimina byaziye, umugore asigaye no kwiteganyira kwizigama. Ukavuga ati nabonye amafaranga n'urugero nk'ibihumbi 5, ndakoresha ibihumbi 2, ibindi 2 mbikoreshe
mu kimina mbizigame ikindi gihumbi yenda nacyo ndebe tundi nagikoresha. Mbega ibimina nabyo byaje ari igisubizo, bimwe mu bisubizo byacu nk'abadamu, ko biradufasha cyane mu gihe cyo kugira ngo ubone amafaranga. Umubumbe aragufasha ugira icyo uzamura mu rugo, iterambere rikakomeza kuzamuka. Mwaramutse neza. Bakwita nde? Banyitiraho Rasheli, naje gutora abagore. Abagore urabona nawe wambaye neza. Twambaye nyine nk'abagore bitewe n'uko twaje gutora bagenzi bacu. Babakanguriye iki? Abadamu nyine turishimye cyane ko perezida yaduhaye ijambo, twumvisha ko natwe turi abantu nk'abandi, iduha nyine ijambo, nyine muri make yaduhaye ubuvugizi. Turamushimira. Ndabona wazindutse cyane rwose, mwabyitabiriye mwese mwambaye ibitenge. Ese mwese mwavuganye ko muzaza mwashananitse cyangwa mwambaye ibikwembe? Oya, ntabwo twabivuganye bitewe ko buri wese yumva ko ari umudamu mugenzi we agiye gutora, niyo mpamvu twaje twambaye nyine nk'abadamu. Nicyo wabwira abadamu batabashije kuza gutora abandi badamu bagenzi babo? Nyine nk'abadamu batabashije kuza ntabwo aba ari byiza, ariko usibye ko bose babyishimiye kuza, ariko n'abandi baracyari kuza, bari mu nzira. Ntabwo bivuze ko bose batari buhagere. Murakoze cyane. Nitwa Niyonsaba Bernadette. Mwaje hano kwenda iki? Naje gutora abadepite b'abagore. Turabona mwambaye neza. Ese bababwiye ko muzaza mwese mwambaye ibikwembe? Nta nubwo byari ngombwa ko babitubwira, twibwirije. Cyangwa ni umuco wanyu? Umuco wacu wo kwambara neza ntacyo bidutwaye, twabigize intego. Ni iki wabwira umugore utaragera hano kugira ngo aze gutora umugore mugenzi we? Umugore utaragera hano namushishikariza kuza kwitorera umuyobozi, kugira ngo tubone abayobozi beza b'abagore bazakomeza kuduhagararira. Se mwaraye mumenye ko ari mwebwe mwabaye aba mbere? Twabimenye cyane. Mwabyumvishe gute ku mutima wanyu? Twumvishe bitunezerewe cyane cyane cyane, dukurikije imbaraga twashyizemo kugira ngo amatora yacu azagende neza. Twanezerewe pe. Ni iki wabwira abantu rero bagukurikiye muri kano kanya? Abantu badukurikiye muri kano kanya mwababwira yuko twamaze kubona intsinzi, ntabwo turayibona neza ariko dufite icyizere. Noneho kugira ngo twumve ko tuyibonye bya nyabyo, nuko noneho ubu ndasaba abagore aho bari hose gutora neza, batore neza, batore uburyo, bakurikiza amabwiriza nk'uko bayatubwiye, kugira ngo ibyejo byiza twakoze bikomeze bishimangire n'ibyo tujye gukora none. Nicyo numva nabwira abantu. Twagize ejo neza, ariko ariya matora yatangiranye no kwamamaza abakandida bacu, ari ku mwanya wa perezida wa repubulika, ari no ku mwanya w'abadepite. Kugira ngo rero bashimire ko ibyo bikorwa byose twabijyanyemo neza, ari ukwamamaza ku rwego rw'akarere mwarahabaye, ndetse no kwamamaza ku rwego rw'imirenge itandukanye naho mwarahabaye. Kugira ngo mufashe bashimire. By'umwihariko rero mu gikorwa cy'ejo hose mwarabyiboneye ko twagaragaje ubudasa, aho twagize by'agateganyo kuko gahunda y'ibarura ry'amajwi iracyakomeza, twagize 99.58. Ibyo bigaragaza bidashidikanywaho ko twashyigikiye umukandida wacu nyakubahwa perezida wa repubulika, ko akomeza kutuyoborera igihugu, ariko natwe buriya twashyigikiye ko tuzakomeza gufatanya nawe mu rugendo rw'imyaka 5. Ndabashimiye rero nanone uyu munsi kuba mwaje muri benshi kwitabira amatora akurikiyeho ya 30% by'abagore bazaduhagararira mu nteko ishinga amategeko. Ibi nanone bigaragaza ko abagore cyangwa abadamu twisobanukiwe, tuzi icyo duharanira, kandi tuzi ko iyo duhagarariwe neza mu nzego zitandukanye, abo twahisemo kuduhagararira batubera abavugizi, ariko ntibatubera abavugizi muri izo nzego gusa, bakanaza bakumva ibitekerezo byacu, kugira ngo ibitekerezo byacu abe ari byo bazamura muri izo nzego zitandukanye, bityo dukomeze twiteze imbere. Harambiranye rero ndabashimiye cyane, amatora meza. Gushimira ni ngombwa mu buzima. Gushimira ni ngombwa mu buzima. Mushimire.
Nitwa Dr Odette Uwizeye, ni Presidente w'inama njyanama y'Akarere ka Rusizi. tubasanze hano mwaje gutora. Yego. Mwabibonye gute ko abagore bazindutse kare bakaba baje batora bagenzi babo? Murakoze, ni ibintu bishimishije cyane kuko iyo abantu bangana gutya, abaturage bangana gutya bazindutse, bitugaragariza icyizere bafitiye ubuyobozi. Icya kabiri, bitugaragariza ko nabo bashaka kwihitiramo abayobozi bashobora kugira icyo babagezaho mu iterambere, ari iterambere ry'akarere muri rusange ariko n'iterambere ry'umuturage by'umwihariko. Ugereranyije mu myaka yashize n'ubu ngubu, ni irihe tandukanyirizo waduha cyangwa ugaha abakurikira? Murakoze cyane. Itandukanyirizo rya mbere rihari ni uko nk'uko mwabibonye no kwamamaza abakandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ndetse n'abadepite, abaturage baritabiriye ku rwego rushimishije, ariko noneho hejuru yo kwitabira baje bafite morali iri hejuru cyane. Ibyo rero bitugaragariza ubudasa nk'Abanyarwanda, kuko hirya no hino ku isi hari aho bagira kwitegura amatora ndetse n'amatora hakazamo induru, ariko twebwe mu Rwanda by'umwihariko hano muri Rusizi mwarabyiboneye ko byari ubukwe, ari muri dekorasiyo, ari imyambarire ndetse n'ubwitabire. Tumaze kubona wenda ibyegeranyo byaraye bisohotse, twabonye ko akarere kanga ariko kazamutse ku mwanya wa mbere. Ese ni akahe gashya mwashyizemo cyangwa ni izihe mbaraga mwashyizemo mu baturage kugira ngo babashe nabo kwiyumva ko ibintu ari ibyabo? Icya mbere gikomeye ni uko abaturage bacu bo ubwabo barisobanukiwe, bazi kugira ubuyobozi bwiza icyo bisobanura. Iyo ni impamvu ya mbere yatumye akarere ka Rusizi kagira ubwitabire mu matora ndetse tukanatora neza. Icya kabiri ni ukuba nanone abaturage bazi neza ko iyo batoye umuyobozi ubabereye, umuyobozi ubageza ku iterambere, ubuzima bwabo buhinduka. Kuba rero bari baragejejweho iterambere, bakumva ko bagiye kwitorera abayobozi bakomeza kubageza ku iterambere rirambye mu nkingi zose, byabaye imwe mu nkingi ya mwamba y'uko abaturage bitabiriye ari kwamamaza ndetse n'amatora muri rusange. Nta mpanuro waha abaturage b'ahangaha muri rusange? Impanuro nabaha ni uko twakomeza gukorera hamwe nk'umuryango umwe w'akarere ka Rusizi, kuko iyo dukoreye hamwe tugera ku iterambere nyaryo. Iyo dukoreye hamwe tujya kandi tukagirwa inama tukazikurikiza. Iyo dukoreye hamwe byose birashoboka, kuko no muri mobilizasiyo zitandukanye twagiye tugira, ari mu mirenge ari ku karere, mwabonye ko byose byabaye kubera ubufatanye n'abaturage, ubufatanye hagati y'abayobozi n'abaturage. Ubufatanye rero ni ingenzi cyane. Abadamu barimo barishimira intsinzi, ubu kuri ubu ngubu murabategurira iki? Iwacu duhora dufite ubukwe, n'ubu rero turi mu bukwe. Niturangiza igikorwa cy'amatora mu nzego zose, buriya hari icyo tubahishiye, biracyari ibanga, ni surprise, kandi surprise ntawe yivuga. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Dr Anicet Kibiriga, ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi, akarere kazwi cyane muri gahunda ya Tujyanemo. Tujyanemo ni iki? Tujyanemo ni gahunda yashyizweho igamije kwihutisha kwesa imihigo, igamije ko nta muturage n'umwe ukwiye gusigara inyuma mu iterambere ry'igihugu. Tubasanze hano kuri site y'itora, mu bantu baje gutora abakandida 30% b'abagore. Ese nkamwe mwaje mu ruhe rwego? Twaje hano nka njyanama y'akarere, kubera yuko mu nteko itora harimo na njyanama y'akarere. Abagize njyanama y'akarere bose nabo bemerewe kuza gutora, 30% y'abagize abagore mu nteko ishinga amategeko. None ko tubona
n'ubundi batangiye kwishimira intsinzi kandi batararangiza bimeze bite muri kano karere kacu? Akarere kacu karangwa na morale, baracyafite ibyishimo by'uko baraye bitoreye neza kandi umukandida batoye akaba yatsinze. Niyo mpamvu ubona nyine akanyamuneza kakibarimo mu by'ukuri, kandi noneho barimo bishimira intsinzi, ariko mu kanya nako saa 9 bazaba bafite ibirori bikomeye hano ku iki kibuga mudusanzeho. None nk'abadamu cyane ko bose n'ubundi bishimiye kandi namwe mu bibafashamo, ni ikihe kintu mwabashije kugira ngo mubamotive babashe gutora bigeze hariya ku buryo akarere kanyu kaza ari akambere muri rusange, yaba abagabo, urubyiruko n'abandi? Abadamu icyambere ni uko iyi gahunda yitwa tujyanemo bayumvishe vuba. Ni gahunda igamije kwegera abaturage bakagira uruhare mu bibakorerwa, mukajyanamo mu gukora igenamigambi, kurishyira mu bikorwa mukajyanamo, ndetse no muri evaluation cyangwa se mu kugenzura ishyirwa mu bikorwa hose bakaba barimo. Niyo mpamvu rero usanga nyine mu by'ukuri baba bishimye, bibona mu buyobozi, kandi noneho bakanisanzura, ukegera abaturage mukaganira. N'ubu mufite icyizere ko muri 30% hari abanyu bari buzamukemo mu badamu? Dufite icyizere cyinshi. Mwabonye ko n'ubukwe bugikomeje, ubukwe bwabaye ejo, n'uyu munsi mwabonye ko hari n'ibintu by'indabo byateguwe hano, abashyitsi baje bakabakira gutyo. Ubona ko mu by'ukuri icyizere kirahari, kuko abaturage hano ubona ko bazindutse bose, inteko itora yuzuye nta n'ikibazo kibayeho, ku buryo rero twumva ko tuza no kubona n'ubundi abadepite muri aba bakandida bacu dufite. Watanga ishusho rusange ry'aka karere muri rusange ubwira abanyarwanda bose bakumva? Akarere kacu ni akarere keza cyane, akarere gafite mu by'ukuri byiza byinshi by'ubunyabiranga. Duhana imbibi n'igihugu cya Kongo, tukahana n'imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Ugasanga rero ndetse hari n'ikiyaga cya Kivu n'umugezi wa Rusizi, ku buryo ubona ko abaturage ba hano muri Rusizi batunzwe n'ubuhinzi ariko bugamije ubucuruzi, na agribusiness mu by'ukuri, ku buryo abaturage mu gitondo barazinduka benshi bakajya guhinga, ariko atari ugusagurira amasoko, ahubwo ari uguhingira isoko, abandi noneho bakajya no mu bucuruzi. Ukabona ko hano haba hari urujya n'uruza rw'abaturage bajya muri Kongo n'abandi bacururiza hano mu mujyi wa Kamembe, ariko wajya no mu cyaro noneho ugasanga hari ubuhinzi bw'umuceri. Muzi ko umuceri mwiza mu gihugu ubarizwa muri Rusizi, umuceri wa Sumati ni hano muri Rusizi, ubarizwa mu kibaya cya Bugarama aho ngaho. Kandi n'ikindi tuzwi ku mbuto, ubundi ni ikigega cy'imbuto z'u Rwanda, ku buryo abantu benshi baza kugura imbuto baturutse za Kigali cyangwa se tujyana mu nganda zitandukanye. Ikindi abaturage ba Rusizi ni abaturage barangwa na morale, nk'uko babivuze, barangwa na morale, muziki igihe cyose bishimye, ukabona ko ari ibintu bishimishije. Ni akahe gaseke mubapfundikiye wabwira muri rusange abantu bose bakaza kubakurikirana kuri iyo ya saa 9? Icyambere ubu twarimo tuganira na Gakundi Muriro, kaba kari aho ngaho mu by'ukuri gashyushya umujyi hano, kandi noneho turaza turakora ubusabane. Hari amafaranga bagenewe yo kugira ngo bakore ubusabane, hari umuziki uzaba uhari, hari icyo kunywa, hari n'icyo kurya. Turararika abaturage kugira ngo baze kuza twishimire intsinzi y'uko twitoreye neza umukuru w'igihugu. Nitwa Mpabwanayo Jean Damascene, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kamashangi mu murenge wa Kamembe, akarere ka Rusizi. Tubasanze hano kuri site y'itora, ni mwebwe mwakiriye iyi site? Yego, niko bimeze. Iyi site iri mu kagari ka Kamashangi, imbere umunyamabanga nshingwabikorwa, ikaba ibarizwa mu mudugudu witwa Rushakamba, umwe mu midugudu 11 igize aka kagari. Mwabyakiriye gute bababwiye ko ari mwebwe muzafata igikorwa cyo gutora? Ni ibyishimo kwakira abantu bavuye hirya no hino, cyane by'umwihariko abashyitsi b'imena baje gutora, bagenzwa no gutora bishyiriraho ubuyobozi.
twarabyishimiye muri rusange. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2024 nk'uko byari biteganyijwe ku ngengabihe ya komisiyo y'igihugu y'amatora, ni umunsi w'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko ariko mu cyiciro cy'abagore. Aba rero bazindukiye hano baje gutora abagore, abadepite b'abagore, akaba aribo bazabahagararira kandi bazaduhagararira mu nteko ishinga amategeko. Nicyo cyabazinduye muri rusange. Muri rusange ni abagore bangahe baje gutora? Nk'uko biteganyijwe n'amategeko agenga nyine itora, hari ibyiciro byihariye biteganyijwe kuza kuri iyi site ni abantu 85, ariko biteganyijwe ko buri mudugudu ufite abantu 7 bari bwitabira itora bagize inama y'igihugu y'abagore, no ku kagari kandi 7 bagize inama y'igihugu y'abagore nabo bamaze kugera ahangaha. Iki mwashishikariza aba badamu bari hano? Abagore icyo tubashishikariza ni ugutora neza, ubwo kandi ashaka kuvuga ko ari ukwirinda imfabusa, kugira ngo itora nyine uko twaritangiye rigenda neza n'ubundi turisoze neza. Umusaruro dutegerejemo kugira kubaka ubuyobozi bwiza tuwugereho.